uyu munsi abantu bongeye bacitse ururondogoro, abenshi bari kuvugishwa na season ya kabiri ya Squid Game. Iyi ni filimi yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano, filimi iteye ubwoba, abantu benshi bemeza ko ari filimi iri muri filimi z'ibihe byose zabayeho. Uyu munsi tuvugana season ya kabiri ikaba yageze ku rubuga rwa Netflix, ikaba yasohotse ku itariki 26 z'ukwa 11 mwaka 2024. Abantu benshi iyi filimi bayitezeho byinshi, uretse ko n'abakinnyi bayo bagarutse mu maraso mashyashya, bavuga ko bagiye gukora ibintu batigeze bakora muri season ya mbere. Iyi filimi ikomeje kuvugisha abantu benshi, uretse ko kuri urwo rubuga rwa Netflix ubu ngubu iri muri filimi ziri kurebwa cyane bitagira ingano kuri uru rubuga rwa Netflix. Muri Mata mwaka 2022 Hwang yemeje ko abantu ba Ji-hoon ndetse na Frontman bazagaruka muri season ya kabiri kandi bazamenyekana. Choi-sung umukunzi wa Yang Hee. Hwang yavuze ko yifuza kugarura bamwe mu bantu bapfuye nka Ji-young, anagaragaza ko ababajwe no kuba yarisha abantu benshi bakunzwe kubera ko nta gahunda yari afite kugaruka muri season ya kabiri icyo gihe. Reka twese turebe no filimi twirebera season ya kabiri ya Squid Game kuko ni filimi imeze neza. Nibutse ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bw'abastari baba barakinye filimi uba wakunze, tukanakora filimi z'ubwenge zabayeho. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, ibana ndetse subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.